Yes guys, reka mbasoze nongere mbahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, especially twakundaga kwibanda kuri mining platform, investment platform ndetse n'ama airdrop, ariko uyu munsi turagira ngo twereke abantu uburyo ushobora kugurishamo cryptocurrency ukakira amafaranga yawe kuri mobile money, cyangwa uburyo ushobora kuba ufite amafaranga yawe kuri mobile money ukagura crypto iyo ariyo yose wifuza, yaba Bitcoin, yaba Binance, yaba Ethereum, yaba Tron ndetse n'izindi zose, unyuze kuri wallet ya Binance. Akakanya nimba udafite Binance, twandikire kuri nimero iri kuri WhatsApp utwake ubufasha tugufashe nawe utunge Binance, ujye ubasha kugura cyangwa kugurisha cryptocurrency uko ubyifuza, kuko hari abantu benshi cyane ndabizi batekerezaga ngo cryptocurrency ni gute twazibona, ni gute tuzifite twazigurisha, ubundi ibyo bintu ni ibiki. Ibyo bintu rero mutazi nibyo twaje gusobanura nka Vumbura TV. Ubwo nimba utarakora subscribe ngo yuda dusharingira videos zigere henshi cyane, urumva ko nta kintu uri kudufasha gifatika, kandi dukeneye ko abantu basobanukirwa cryptocurrency ndetse bakamenya no kuzikoresha. Alright, aka kanya rero ndagira ngo banze mbereka amafaranga mfite kuri Binance yanjye naho aherereye, ndetse aka kanya ngiye kugurisha ayo bita USDT Tether, mbashe kubona amafaranga kuri mobile money yanjye. Yes, kugira ngo rero wemererwe gukora ibyo byose ugomba kuba warakoze KYC. Muri kubona ko Vumbura 250 email, sorry gato, email iri verified, SMS ziri verified, ndetse na KYC narayikoze iri verified. Nawe rero urasabwa kubanza gukora KYC kugira ngo ubashe gutradinga cryptocurrency. Yes guys, muri kubona ko ahangaha mfite ama USDT ama 33.87 ari yangana n'amadolari 33 n'ibice 80 cyangwa 70 bigenda bihinduka. Yangaya rero ngiye kubikuraho amadolari 28. Ubwo murasabwa kuwatchinga iyi video kugira ngo murebe uko biraza kugenda. Yes guys, muri kubona ko nageze aho kugurishiriza. Ngira ngo ishaka kugura cyangwa kugurisha muri ubu buryo ukoresha inzira bita P2P trading, aho usanga abaguzi bo mu Rwanda bakeneye kugura crypto zawe cyangwa abagurisha bo mu Rwanda bakeneye kugura crypto zawe. Ngira ngo hari amacano menshi agenda avuka agenda bisobanura, ngira ngo abantu benshi bamaze gusobanukirwa, ariko nanjye nagira ngo mbikonfirme, hanyuma wifuza kuba yabimenyaho byinshi nabazanye aranyandikira kuri WhatsApp iri munsi y'iyi video. Hanyuma rero urabona ko aka kanya ndi kuri P2P trading, hano hari buy ndetse na sell. Buy no kuvuga ngo uri kubona ko buy isa umukara cyane, ariko ngiye gukanda hano kuri sell kubera ko nkeneye kugurisha. Hanyuma iyo nkanze kuri sell rero ntangira kubona abacuruzi bari mu isoko baseringa cyangwa bagurisha crypto. Ushobora kwibaza uti nihe crypto ngiye kugurisha? Crypto ngiye kugurisha ni bita USDT. Nkuko nabibabwiye naberetse ko mfiteho ama USDT 33 n'ibice 70 na bingahe. Sasa ahangaha uraza ukareba umucuruzi uri kugurisha ku giciro wumva wifuza kuba wagurishaho, hanyuma ukareba uko bimeze, ukareba na limit y'amafaranga uwo muntu acuruza. Nk'uyu nguyu nshobora kutamugurira kuko acuruza USDT rimwe 1039, ariko uri kubona ko kugira ngo umugurisheho ugomba kuba ufite hagati y'50 n'ibihumbi 400. Hanyuma uri kubona uyu nguyu kugira ngo umugurisheho byibuze usabwa kuba ufite guhera ku bihumbi, ushaka kugurisha ibihumbi hagati y'ama USDT 100,000 na 1,500,000 n'abandi benshi cyane. So ubwo ndumva twagurisha n'uyu nguyu rero, reka tugurishe n'uyu nguyu. Uri kubona ko we ushobora kumugurishaho guhera ku ma USDT 2 cyangwa 2,000 kugera ku bihumbi 30. Ubu yacuruje nyine, reka rero tugurisha. Uburyo ari bunyishyuremo ni mobile money, ngira ngo hano muri kubibona. Hanyuma iyo umaze kumuhitamo uwo ugomba kugurishaho, uraza ugakanda hano handitse sell. Yes, nyuma yo gukanda kuri sell hano bakubwira ngo sell USDT, price igiciro ni iki ngiki. Hanyuma ubwo tugiye kugurisha crypto nyine. Hanyuma ubwo crypto tugiye gutanga hano uraza kabanza ugasetingamo payment method. Iyo wasetinze mu buryo bwinshi bashobora kukwishyuramo, hano hitamo uburyo wifuza ko bakwishyuramo. Ngira ngo wibuke ko uriya muntu yishyura akoresheje mobile money, ubwo ndahitamo mobile money. Ngira ngo mobile money yanjye yagezemo, ubwo byo kuyisetinga n'ibindi byinshi cyane tuzagenda tubireba
muri video zikurikira. Okay, alright. Hanyuma rero ubwo iyo ugeze ahangaha hano ushyiramo ingano y'ama USDT wifuza kugurisha. Nababwiye ko ngiye kubikura 24 niyo nashyize kuri balance yitwa funding. Hanyuma nyashyiremo, hanyuma numara kuyashyiramo urakubona yo ngiye gutanga ni USDT 24, ngewe ndi bwakire kuri Momo 24,892. Ndangiza nkande kuri sell with zero fees. Ntegereza. Yes, nyuma yo gusharinga rero cyangwa yo gutanga ziriya USDT zawe, ahangaha urategereza iminota iri hagati ya 14 na 15, uyu muntu akabanza akakoherereza amafaranga yawe kuri mobile money. Izina ry'ugiye kugura ubwo wongeye kugurishaho yitwa Inyansi Manirakiza, ngo turaza kureba nimara kurisivinga amafaranga nimba koko ari we uraba uyampaye. Ubwo noneho namara kunyoherereza amafaranga ndaza uza nkande hano handitse ngo payment received, nemeza ko amafaranga nayakiriye, hanyuma nanjye muhereze crypto. Hanyuma nyuma yaho rero ubonye atinze kugusubiza, hari igihe aba atari online, uraza hano kuri chat ukamwandikira. Ushobora kumubwira akaririzinga izo crypto. Ushobora kumwandikira ukamubwira uti no release money. Byaterwa nyine na chat wifuza kugirana nawe, ariko urabishatse uranamwihorera, hanyuma ugategereza ko iriya minota basetinze irangira kugira ngo wakire amafaranga yawe kuri mobile money. Okay, hanyuma rero hano ushobora kugenda uhabona ama order nagiye nkora. Nka hano naguze USDT z'ibihumbi 54,500. Ahangaha nagurishije USDT z'ibihumbi 12. Hano naguze USDT z'ibihumbi 5. Ahangaha naguze no mu Bugande USDT z'amashiringi 39 na arondongera ngura ku mashiringi naguze ku 100 na. Hano naguze mu mashiringi ku Bagande 340, 16 by'amanyarwanda 13, amashiringi 50, 15. Muri kubona ko ubu buryo burizewe cyane. Nk'ahangaha nagurishije USDT z'ibihumbi 125,500. So ama transaction yo ni menshi cyane umuntu aba yaragiye akora akaba completed. Alright, ni menshi cyane ama transaction umuntu aba yaragiye akora akaba successful. Hanyuma rero reka turebe ko order yacu yarangiye. Dukanda hano kuri order turebe ko umuntu yarangije kuduha amafaranga yari pending. Turebe. Yes, muri kubona ko uyu muntu yarangije kuduha amafaranga 24,892.80. Hanyuma iyo umuntu arangije kuguha amafaranga rero, amazina na yani Patrick Ndagijimana, phone number ni izi ngizi, buyer's name uwo nagurishijeho ngo niwe waguze yitwa Inyansi Manirakiza. Hanyuma rero nanjye nsabwa gukanda hano handitse ngo payment received. Hano ko mbere yuko wakanda urabanza ukareba nimba amafaranga yakohereje angana nayo yagakwiriye kuba yaguhaye nyine 24,892. Yes, ndabona ariyo yampaye rero. Nimba mbona ariyo yampaye, ubwo mpita nza nkakanda ahangaha handitse payment received kugira ngo nanjye muhereze za USDT. Hanyuma hano no kwemeza amategeko n'amabwiriza, nyuma ugakonfirma order ikarangira, bakagusaba kwemeza kuverifya nimero ya telefone yawe, hanyuma kugira ngo order irangire. Ubwo ndabona bampaye verification di code ni 4-6-3-3-80 ande kuri submit. Alright, ubu ngubu ahangaha mba ndangije kugurisha. Aya nayakiriye kuri Momo. Reka tujye kureba kuri telefone, usibye karaga telefone gato, ariko reka tujye kurebaho turebe uko byifashe ku telefone gato nimba amafaranga nayakiriye koko. Sawa. Yes guys, ngira ngo nkuko muri kubibona ku telefone gato kanjye, muri kubona ngo you have received 24,892 from Inyansi Manirakiza. Kubona ko amafaranga yo nayakiriye ku itariki
28 z'ukwa munani 2022. Uri kubona ko nta kintu kigoye kirimo, buri wese ashobora gukora trading.